murakoze iki ni igikorwa cy'abasirikare ba 101 bari gikuriwe na Narcisse itera akaboko hejuru bakubone. Urabona rero icyizere yagenze mu basirikare ku buryo wari umusirikare muto ari wazanye igitekerezo nabyo nibyo kumushimira. Koromuzi eshatu nako batagishatu niko abo bagabo bombi batiyoboye twe twari munsi yabo badutwara kutiyobora. Ndibuka nsanga Kayitare mu kigo cya Ruhengeri hari n'igiti cy'umuko cyari n'ishyamba agihagaze munsi ati ndazanza nikoreye imbunda twari tumaze gufata aho ngaho nini nayimwereka iduri dufashe imbunda yakundaga guseka cyane atuzi ko ari yindi yacu umwana yagiye akagwa muri aduyi ataduye akayifata niyo yaturashishaga afite amateka yari yakoze akora igihe cye ureo nawe ufite igihe cyawe nawe ugikore murenzi uzamusharishe neza space uzamusharishe neza natwe basowari uzagusharishe neza. Bijyana bijya kurangara mukajya muri ambiance mukajya guserebura ibyo muserebura ibyiza byarakoze mwebwe n'umubyongero mu byubaka. Abajenerali batoya bari hano barwivanga dore mbona rero ikibazo cy'abangabo no kujya kubigisha barakugura bose bavuga indimi z'amahanga wabagera ugasanga baravuga icyongereza wowe ntabwo ukivuga noneho ubu ariko ubu afana umupira w'umuntu niyo mpamvu azana barwivanga bazi icyongereza bazi babibigisha mu byumva ariko turaza kujya tunahindura dushyiraho umusemuzi tubabwire mu kinyarwanda babasemurire noneho bumva icyo tuvuga. Soza rero nuko afana James yagiye atuyobora twemeranyije ko turi abo bajenerali guhera dore hirya hariya kugeraho General Kamanzi twese hagire umuntu umwe azi kuza yandike buri mujenerali yaguhaye nka buri mujenerali uhereye kuyafana James ariko ubwo na ambasada hari mu rwego kwicara nawe ubwo ngubwo waje mu generali ubwo ni yawe ugiyemo haza kugira umuntu abamenye Nyamurango nabonye ari wowe kwibuka ibintu abantu bose rwaguri musaza yatanze mu nka zizajyamo hazajyamo izo zabo. Tubifurije rero ababyeyi banyu tubifurije kubyara hungu na kobwa kabyara ingotanyikazi tubifurije ko mukomeza gukorera iki gihugu tubifurije ko tuzababona dukuze turi abasaza n'abakecuru ariko tubabona namwe imbere yacu ahangaha muduha bwa burinzi twababwiye. Murakoze cyane kandi mu gihugu